Samweli wa kabiri igice cya 11. Nuko umwaka utashye mu gihe abami batababariraga, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisiraheli bose barimbura Abamoni kandi bagota n'i Raba. Ariko Dawidi we yisigariye i Yerusalemu. Bukeye nimugoroba Dawidi yibambuye ku gisasiro cye aza agendagenda hejuru y'inzu y'umwami. Maze ahagaze hejuru ahabona umugore wiyuhagira, yari umugore mwiza w'ikibengukiro. Dawidi amubonye atuma kubaririza uwo mugore uwo ari we. Maze umuntu aramubwira ati ese si Batisheba mwene Eliyamu umugore wa Uriya w'Umuheti? Nuko Dawidi yohereza intumwa ziramuzana ziwe bararyamana, kuko yari yitunganije akiza imyanda, maze asubira iwe. Bukeye arasama atuma kuri Dawidi ati ndatwite. Hanyuma Dawidi atuma kuri Yowabu ati nyohereza Uriya w'Umuheti. Nuko Yowabu yohereza Uriya kuri Dawidi. Uriya ageze kwa Dawidi, Dawidi amubaza uko Yowabu n'ingabo bameze, amubaza n'amakuru yo mu ntambara. Maze Dawidi aramubwira ati manuka ujye iwawe woge ibirenge. Nuko Uriya ava ibwami, maze bamukurikiza igaburo rivuye ku mwami. Ariko Uriya yiraranira n'abagaragu ba shebuja bose baraririye ku muryango wa kambere y'ibwami, niyamanuka ngo ajye iwe. Babwiye Dawidi ko Uriya atagiye iwe, Dawidi niko kubaza Uriya ati mbese ntuvuye ku rugamba? Niki cyakubujije kujya iwawe? Uriya asubiza Dawidi ati isanduku y'Imana n'Abisiraheli n'Abayuda barara mu ngando, kandi databuja Yowabu n'abagaragu ba databuja bagereje ku gasozi. None njye nigire iwanjye njye kurya no kunywa, niryamanire n'umugore wanjye? Oya, ndahiye ubugingo bwawe kuramye, sinakora bene ibyo. Dawidi abwira Uriya ati sibira hano uyu munsi, ejo nzabone kugusezerera. Nuko Uriya asibira i Yerusalemu uwo munsi na bukeye. Dawidi aramuhamagara aranywa amuri imbere, aramusindisha, maze nijoro arasohoka ajya kwiryamanira ku buriri bwe hamwe n'abagaragu ba shebuja, niyarushya atabarukiriwe. Bukeye bwaho mu gitondo Dawidi yandikira Yowabu urwandiko, arumwoherereza ruhaye Uriya. Yandika muri urwo rwandiko atya ati mushyire Uriya imbere aho urugamba rukomeye cyane, maze mu muhane bamutera apfe. Nuko Yowabu amaze kwitegereza umudugudu, ashyira Uriya aho yari azi ko intwari ziri. Maze bene umudugudu barasohoka barwana na Yowabu. Nuko mu bagaragu ba Dawidi hapfamo bamwe, kandi na Uriya w'Umuheti nawe arapfa. Yowabu yohereza intumwa kubwira Dawidi amacumu, yihanangiriza iyo ntumwa ati numara kubarira umwami amacumu, umwami akarakara akakubaza ati niki cyatumye mugomba kwegera umudugudu mutyo murwana? Mbese nimwari muzi ko babasha kubarasa bahagaze ku nkike? Akongera akakubwira ati harya ninde wishe Abimeleki mwene Rubasheti? Si umugore wamuteye ingasire yihagarariye ku nkike akamutsinda i Tebesa? Niki cyatumye mwegera inkike mutyo? Nuko uzamusubiza ati rega n'umugaragu wa Uriya w'Umuheti nawe yarapfuye. Nuko intumwa iragenda, igeze kuri Dawidi imusobanurira ibyo Yowabu yamutumye byose. Ibwira Dawidi ati abantu baho baradutwaje baduhubukanye aho twari turi ku gasozi, dusakirana nabo turinda tugera mu muharuro w'irembo ryabo. Nuko abarashi bari bahagaze ku nkike barasa abagaragu bawe, none abagaragu b'umwami bamwe barapfuye, kandi n'umugaragu wa Uriya w'Umuheti nawe yarapfuye. Maze Dawidi abwira iyo ntumwa tuzabwire Yowabu utyo uti ibyo ntibikakubabaze, kuko inkota yica umuntu irindiriye undi. Urusheho gukomeza urugamba, urwane n'umudugudu uwutsinde, kandi nawe umurindishe. Bukeye muka Uriya yumvise ko umugabo we yapfuye, aramwiraburira. Nuko hanyuma yo kumwerera, Dawidi aramutumira amushyira iwe, amugira umugore we. Bukeye babyarana umwana w'umuhungu, ariko icyo Dawidi yakoze icyo cyarakaje Uwiteka. Samweli wa kabiri igice cya 12. Bukeye Uwiteka atuma Natani kuri Dawidi, ageze iwe aramubwira ati habayeho abantu babiri mu mudugudu umwe, umwe yari umutunzi, undi yari umukene. Kandi uwo mutunzi yari afite amashyo y'inka n'intama nyinshi cyane. Ariko uwo mukene we ntacyo yari afite keretse akagazi k'intama yari yaguze akakarera, kagakurana n'abana be mu rugo,
kakarya ku two kurya twe, kakanywera ku nkongoro ye, kandi kakaryama mu gituza cye, kaba nk'umukobwa we. Bukeye haza umugenzi kwa wa mutunzi, umubi ni uwenda mu nka ze cyangwa mu ntama ze ngo azimanire uwo mushyitsi wamugendereye, ahubwo ajya kwenda wa mwagazi w'intama wa wa mukene awuzimanira umushyitsi we. Maze Dawidi ahera akarakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati ndahiye Uwiteka uhoraho, umuntu wakoze bene ibyo akwiriye gupfa, kandi azariho umwana w'intama 4 kuko yakoze ibimeze bityo kandi kuko atagira impuhwe. Nuko Natani abwira Dawidi ati rega uwo mugabo ni wowe. Uku ni ko Imana ya Isiraheli ivuze itya iti nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli nkukiza amaboko ya Sawuli. Nguha inzu ya shobuja, nguha n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda. Kandi iyo biba byarabaye bike mba narakongereye ibindi. Ni iki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uwiteka ugahangara gukora ibyangwa nawe? Wicishije Uriya w'umuheti inkota, kandi ugacyura umugore we umugira uwawe, kandi Uriya umwicisha inkota y'Abamoni. Nuko rero inkota ntabwo izava mu rugo rwawe iteka ryose, kuko wansuzuguye ugacyura umugore wa Uriya w'umuheti ukamugira uwawe. Nuko Uwiteka avuze atya tumva, nzaguhagurukiriza ibyago bivuye mu rugo rwawe, kandi nzatwara abagore bawe ureba mbaho umuturanyi wawe aryamanire nabo ku itangaza ry'izuba. Wowe wabikoreye mu rwihisho, ariko njye nzabikorera imbere y'Abisiraheli bose kumugaragara izuba riva. Nuko Dawidi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka. Natani abwira Dawidi ati nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe nturi bupfe, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka ku bw'icyo wakoze icyo, umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani ahera akasubira iwe. Hanyuma Uwiteka atera umwana muka Uriya yabyaranye na Dawidi, araremba cyane. Nicyo cyatumye Dawidi yingingira uwo mwana ku Mana, yiyiriza ubusa yihina mu nzu, acura umurambo hasi burinda buke. Abantu bakuru bo mu rugo rwe babibonye barahaguruka, bamuhagarara iruhande ngo bamubyutse ave hasi, aranga kandi yanga no gusangira nabo. Maze ku munsi wa 7 umwana arapfa. Abagaragu ba Dawidi batinya kumubwira ko umwana yapfuye, kuko bibwiye bati mbese ubwo twavuganaga nawe umwana akiri muzima ntatwumve, biracura iki nitumubwira ko umwana apfuye? Ntari burusheho kwica nabi. Maze Dawidi abonye ko abagaragu be bongorerana, amenyeraho ko umwana apfuye. Abaza abagaragu bati mbese umwana arapfuye? Baramusubiza batarapfuye. Nuko Dawidi arabyuka, ariyuhagira arihezura, yambara indi myambaro, ahera akajya mu nzu y'Uwiteka arasenga, avayo ajya mu nzu ye. Nuko aho ashakiye bamuzanira ibyo kurya ararya. Maze abagaragu be baramubaza ati ibyo ukoze ibyo ni ibiki? Wiyirije ubusa uririra umwana akiri muzima, ariko none umwana amaze gupfa urahaguruka ujya kurya? Arabasubiza ati umwana akiri muzima niyirije ubusa ndira kuko nibwiraga nti ntawe ubizi, ahari Uwiteka yangirira imbabazi agakiza uwo mwana. Ariko none amaze gupfa ndiyiriza icy'ubusa, mbese nabasha kumugarura? Nzajya aho ari, ariko we ntabwo azagaruka aho ndi. Maze Dawidi ahumuriza umugore we Batisheba, ataha iwe bararyamana. Bukeye babyara umwana w'umuhungu amwita Salomo, Uwiteka aramukunda. Atuma umuhanuzi Natani amwitira Yedidayi ku bw'Uwiteka. Bukeye Yowabu atera i Raba y'Abamoni, atsinda ururembo rwabo. Ahera akatumwa intumwa kuri Dawidi atya ati narwanye n'ab'i Raba, kandi nahinduye umudugudu w'amazi. None teranya abagaragu basigaye aho, uze ugerereze imbere y'umudugudu uwutere, uwuhindure, ne kuba ari njye uwuhindura bakawunyitirira. Nuko Dawidi ateranya ingabo zose arahaguruka, atera i Raba, arwana n'abaho arabahindura. Yambura umwami wabo ikamba ku mutwe, kuremera kwaryo kwari italanto ry'izahabu, kandi muri ryo harimo amabuye y'igiciro cyinshi. Nuko baritegesha Dawidi ku mutwe, maze muri uwo mudugudu anyagaho iminyago myinshi cyane.
akuramo abantu baha bakereza inkero n'ibyuma biharura n'intorezo z'ibyuma, kandi abanyuza mu itanura ry'amatafari. Uko niko yagenzaga imidugudu yose y'Abamoni. Nuko Dawidi n'ingabo ze zose basubira i Yerusalemu.